bakunze wo kumumba official turabashuje tubaye ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse kuri Love Nature. Ni wa mwanya twahariye ubuzima butangaje bw'ibinyabuzima bitandukanye. Ni wa mwanya tubatembereza isi dutuye twibanda cyane ku nyamaswa n'ibindi binyabuzima bitangaje. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse ku mwami w'ishyamba, intare. Izina riri scientifique bayita Panthera leo. Ikintu gitangaje nuko intare yitwa umwami w'ishyamba nyamara itagibarizwa mu ishyamba. Gusa tugiye kurebera hamwe impamvu iyi nyamaswa yitwa umwami w'ishyamba. Nibyo koko nubwo yibera mu rucaca ariko biraza kurangira nawe wemeje bidashidikanya koko ko ari umwami w'ishyamba. Ariko twakwibaza, ese iyo wumvise ijambo intare ni iki gihita kiza mu ntekerezo zawe? Umwami w'ishyamba se? Inyamaswa nini cyane y'amakare, umutonto mutangaje, inyamaswa itinyitse iteye ubwoba n'ibindi bitandukanye. Reka tubibavire muzingo. Hamaze kumenyekana umuryango mugari w'injangwe nini, big cat. Intare rero nayo ni imwe mu nyamaswa zibarizwa mu uyu muryango. Abantu benshi bakunda kwitiranya n'igitarangwe, ariko ndagira ngo tubavire muzingo. Intare y'ingore imara imyaka hagati y'10 na 15, naho iy'ingabo ikamara imyaka hagati y'8 n'10. Intare ni inyamaswa itunze n'inyama, intandaro yo kugira umubiri woroshye no kurwara gute nk'abantu barya inyama. Burya biroroshye cyane ku ntare kuvunika igufwa n'izindi ngingo zitandukanye, ariko intare ikaba inyembaraga kandi inyamaswa iteye ubwoba. Abantu benshi intare bayita umwami w'ishyamba. Gusa igitangaje nuko itagiba mu ishyamba, kuko ikunda kwibera mu rucaca ahantu hitaruye rwose, hamwe y'ibitegereje inyamaswa z'indyabyatsi nk'umuhigo wayo. Intare siyo nyamaswa ya mbere ikomeye kurusha izindi cyangwa iz'ubwenge kurusha izindi. Muri ibyo byose nta na kimwe intare irusha izindi. None se kuki yitwa umwami w'ishyamba? Aha twagukusanyije ibintu bigera kuri 4 by'ingenzi simusiga biza gutuma iki kiganiro kirangira nawe wemeza neza ko ari umwami w'ishyamba bidasubirwaho. Ibyo bintu 4 twaguteguriye kwikubitiro nuko intare zigira ubuyobozi buhamye. Ku mwanya wa 2 nuko intare nta bwoba igira mu buzima bwayo bwose. Ku mwanya wa 3 nuko intare nta nyamaswa n'imwe yihiga. Ku mwanya wa 4 nuko intare ni nyembaraga kandi ikagira umutonto muteye ubwoba. Reka twihute dutangire n'ingingo ya mbere, ariko mbere ya byose nagira ngo nkwibutse ko tugira indi programme bita homemade. Hahandi tufite ibitabo bitandukanye bigufasha kwiga gukora amasabune, amashampo, après shampoo n'ibindi bitandukanye byose. Bya bintu bikena amafaranga y'umurengera ariko ushobora kwikorera iwawe mu rugo ugasangira n'inshuti n'abavandimwe. Tukajya n'ikindi gitabo kirimo gukora amaji, inzoga, amandazi, uburyo butandukanye bwo guteka ibintu bitandukanye dusangiza abantu, za produits zimwe turya cyangwa se ziri consumable. Icyo gitabo nacyo kigura amafaranga 5,000. Ni ibitabo 2, harimo kimwe cya cosmetique kirimo bino bijya ku mubiri, amasabune n'ibindi, cyo kigura 5. Icyo kirimo gukora uburyo inzoga, amaji n'ibindi bitandukanye nacyo kigura 5. Rero dushimira umuntu wese wamaze kukigura, dushimire n'abandi bose bakunda biriya bintu kubikora. Uri ubumenyi ntibugaga, umenye ni ngombwa mu buzima. Tugomba guhora twiga kandi tugakomeza kugira umuhate wo kumenya kubaho. Wigenda ngo umuntu agweje y'igicupuri ngwino hano tukwigisha gukora ji nziza cyane yo mu mbuto. Rero reka twe kubitindaho kuko nimero zacu ni izi ngizi muri kuri screen. Mujye muduhamagara tuganire ku bitekerezo cyangwa se inyunganizi, turabibashimira. Rero tudatinze reka tugaruke ku ngingo yacu y'umunsi.
umwami w'ishyamba. Ingingo ya mbere ihamya ko intare ari umwami w'ishyamba koko nuko intare zigira ubuyobozi buhamye. Intare zibaho zifite ubuyobozi kandi zikaba hamwe bitandukanye cyane n'igisamagwe kibaho cyonyine, aho iyo kimaze kugira imyaka 2 kivutse gitandukana na nyina kikajya kwihigira ubuzima bwacyo mpaka gishaje. Naho intare zibaho mu muryango, mu bufatanye no mu mibereho yazo. Umuryango w'intare witwa plite mu cyongereza. Urusamagwe rusha imbaraga cyane ndetse n'ubunini, rukaruta intare gusa. Si umwami w'ishyamba nubwo rurusha intare imbaraga kuko rubaho rwonyine ntacyo ruyoboye. Gusa intare igira umuryango kandi uyobowe. Iyo zigiye guhiga izifite imbaraga nizo zibanza imbere. Iyo ziri guhiga zishobora gushyira hasi inyamaswa nk'inzovu, imbogo, twiga n'izindi. Nyamara izi nazo ni inyamaswa z'inyembaraga kandi z'inkazi. Ariko biratangaje kubona intare zishyira hasi, igashyira hasi inzovu, igashyira hasi imbogo, twiga n'izindi zitandukanye. Iyo zigiye guhiga intare iyoboye izindi ntago ikunda guhiga. Hanyuma izi ngore nizo zikunda guhiga. Iyo zimaze kubona umuhigo wayo zirayibuzanira zikayiha intare y'ingabo cyangwa iyo ngizi iyoboye, ikabanza ikarya ibyiza, izindi zavuye guhiga zikarya ibisigaye. Iyo zigiye guhiga intare iyoboye izindi ntago ikunda guhiga. Hanyuma intare z'ingore nizo zikunda guhiga cyane. Iyo zimaze kubona umuhigo wayo zibuzanira intare ziyoboye cyangwa se intare y'ingabo. Hanyuma ikabanza ikarya ibyiza, ibindi bisigaye zikabisangira kandi nyamara zo zavuye guhiga. Ibyo birumvikana neza nko ku bantu niko bimera. Umwami ntakora akazi kenshi, ntago uzabona umwami akora akazi nk'akabaturage basanzwe. Umwami aba ari ubwonko bw'igihugu. Intare iyoboye izindi ihora yiryamiye, izindi zikajya guhiga zikayizanira umuhigo wayo. Ikindi gitangaje, intare igira umugara mwiza cyane. Umugara wayo iyo uri muhuhwa n'umuyaga uba umeze neza nk'ikamba ry'umwami. Uwo mugara ni uyitandukanya n'izindi njangwe nini kuko niyo yonyine iwugira. Ikindi nuko uwo mugara uyirinda cyane kuko inyamaswa z'inkazi zicana ziniganye ku gakano. Rero izindi nyamaswa zitinya gukora kuri uwo mugara. Intare igira igituza kinini mu nda hato n'amaguru maremare nk'umugabo wateruye ibyuma. Ku mwanya wa kabiri, intare nta bwoba igira. Yego koko, intare ni imwe mu nyamaswa zitagira ubwoba kuko no guhiga itajya yihisha. Iyo ibonye inyamaswa irayirukankana nubwo itazi kwiruka, iyo yifashe ihita yica. Iyo intare ibonye inzovu yibonamo inyamaswa ishaka kuyirya. Iyo inzovu ibonye intare yibonamo inyamaswa ishaka kuyirya. Hanyuma mu gihe intare yibonye inzovu yibonamo ibiryo, mbese ni nk'uko ureba isahani yuzuye ibiryo. Nyamara ntiyirusha imbaraga ndetse inzovu iyirusha ibiro byinshi cyane. Nanone intare nubwo yaba yakomeretse cyane ntibibuza kwataka ndetse cyane uko irushaho gukomereka inakirushaho kwataka. Ariyo mpamvu intare iyo yahuye n'inyamaswa y'inyembaraga birangira ipfuye kuko itagerekera kwataka iyo itarashiramo umwuka. Intare ntigisubira inyuma, iba ahantu yitaruye kandi ntijya yihisha izindi nyamaswa. Ingwe ishobora kuva guhiga, intare ikarya umuhigo wayo, ingwe irebera, nyamara ingwe ntigira icyo ikora. Ku mwanya wa gatatu, nkubwire ko izi ari ingingo zerekana ko intare ari umwami w'ishyamba koko. Nubwo intare itajya iba mu ishyamba, kenshi ikunda kwibera mu rucaca ahantu hitaruye kandi ntago ijya yihisha. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga intare nta nyamaswa n'imwe igiye ihiga. Intare iriyemera kandi ikumva ko nta nyamaswa yirusha imbaraga.
imyitwarire y'intare ituma izindi nyamaswa ziyitinya kuko ntigisubira inyuma. Inyamaswa ishobora kuba iyirusha imbaraga, yewe inayirusha n'ubunini n'ubuhangange, ariko kuko ibona ko intare nta kiyitinya ndetse itajya isubira inyuma, zikayitinya cyane. Yaba ingwe, yaba urusamagwe, byose byubaha intare. Nta nyamaswa n'imwe itinyuka intare, kuko ku rutonde rwo guhiga food chain intare iza ku rutonde hejuru kuko nta n'imwe iyihiga. Intare irimo irwana ikoresha umubiri wayo wose, mu gihe urusamagwe rukoresha amaboko mbese bihagaze nk'umuntu. Intare ikoresha umubiri wayo wose ngo itsinde. Iyo itontomye inyamaswa ziri hafi zose zirakangarana maze zikiruka. Umutontomo wayo ushobora kugera mu ntera y'ibirometero 5 na 6. Inyamaswa zose zirawumva zigahunga. Izo nizo mpamvu enye twari twaguteguriye. Izo nizo mpamvu enye twari twaguteguriye ushaka uyita umwami w'ishyamba cyangwa uyite umwami w'urucaca. Kubera ko intare ni nyembaraga kandi ikagira umutontomo uteye ubwoba. Hawari ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 intare nta nyamaswa n'imwe yihiga kuko urebeye kuri food chain ibiri hejuru ku gisonga. Nta nyamaswa iri hasi. Ku mwanya wa 2 twabonye ko intare ntabwo bigira. Naho ku mwanya wa mbere twabonye ko intare zigira ubuyobozi buhamye. Ibyo ni imwe mu bintu simusiga bikwereka ko intare ari umwami w'ishyamba koko. Gusa ikintu kibabaje muri byose, intare zarishwe cyane n'abamasayi ndetse n'abatuye igihugu cya Misiri. Birazwi ko iyo utishe intare mu bihugu bimwe na bimwe uba utaraba umugabo. Rero bigusaba kwica intare kugira ngo ufatwe nk'umugabo uhamye koko. Intare zarishwe gusa ziri kubungwabungwa ngo zitazimira, kandi ziri mu nyamaswa zororoka iyo zabonye ibyo kurya byazo ari byo indyabyatsi. Tubibutse ko no muri parike y'Akagera hano iwacu i Rwanda hari hamaze kugaragara impungenge ko indyabyatsi zamaze kuba nyinshi cyane. Hari impungenge ko ishobora kuzarya ibyatsi, ishyamba rikuma neza rikagenda rikarundura. Rero bahitamo kuzana intare 7 zavuye muri Afurika y'Epfo kugira ngo zibashe kuzirya zizigabanye. Kuri uyu munsi wa none ndatekereza zimaze kororoka, zimaze kuba nyinshi cyane, kubera ko indyabyatsi zirahari nk'ibiryo by'intare. Bakunze kumubafusho rero turagushimiye. Dushimiye wa subscribe, like, comment, share. Dushimiye udahwema kutwereka kudukurikira muri programme zacu zitandukanye, haba ari ibyegeranyo bitandukanye, haba ari kuri homemade. Hamwe tubagezaho bya bintu ushobora gukora mu ngo bigurwa mu mahahira atandukanye. Haba ari udukurikira kuri Love Nature, wa mwanya twahariye kubatembereza isi dutuye, twibanda ku binyabizima bitangaje, twibanda kubagezaho ubuzima butandukanye bw'inyamaswa mu byanya byabyo bitandukanye. Hasta la vista.